Imana yo kumuramza, Imana yo mu minembwe, Imana yahaye bene wacu gutera, Imana ihabwa icyubahiro. Abavyeyi bateranye no, Imana yo mwijuru ihabwa icyubahiro. Abapasiteri nibaze. Abapasiteri muze. Tubashiriyemo ntitwosirimba ngo tuje imbere y'abakristo tubwire Imana ngo turagushimiye ko mu minembwe abavyeyi bataramye, ibuvira abavyeyi bataramye, kubwegera Kamanyu. Zishingwe na ube nkusenga pa kaniyongeze mbe nkutangaza haleluya kandi munyaki. Bwana Yesu ayimidiwe sana kubera ko ntinye muvuga butumwa kera yari yahagurutse ariko nari numva ziyazibira none mumfashe tuzitange nindangiza gusenga Imana. Haleluya wa Samani haleluya oh ariko imbaraga z'Imana zirakomeye bacu. Tange haleluya. Muzamura amaboko nimba mudatengushe dutangiza haleluya. Dushima Imana. Haleluya! Samani haleluya! Papa yankuke nanone garefera yampaye dama ndisengeramo nkarisengeramo. Imana y'ibuvira we, Imana yo kumuramza, Imana yo mu minembwe, Imana yahaye bene wacu gutera, Imana ihabwa icyubahiro. Abavyeyi bateranye no, Imana yo mwijuru ihabwa icyubahiro. Abapasiteri nibaze. Abapasiteri muze. Tubashiriyemo ntitwosirimba ngo tuje imbere y'abakristo tubwire Imana ngo turagushimiye ko mu minembwe abavyeyi bataramye, ibuvira abavyeyi bataramye, kubwegera Kamanyu.
zarangiye ta mikrofone hari ibintu bitazabije kuri mikrofone tugiye gusengera ico kintu kuko icimana ivuze tugomba kwama tucataka duhaguruke twese tore iyo nama tugiye kwisenya mu izina tureme inkingi yakigumeho kandi kora umurimo w'Imana ngahe referana natuje imbere Uwiteka Imana yacu Imana y'umuremyi Imana zivuga bikaba Imana data Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo Imana yo muri Tura angela mwani ya kumene yakugegera haleluya Imana yo mukamanyura rufunge sange Imana yacu wadutama Imana y'ibuvira twatakiye jobu Imana yo mu misozi miremire Imana ikaziba bino utugirire neza Imana zitabara hageze zacu zose imbaraga zawe niwe mutabazi wacu ujuduembure abandi birigiye bakomeye abandi birigira amagare abandi birigira intwaro zabo abandi birigira intwaro zo twiringira Imana yawe birigiyoni niwe twiringira ariko twebwe tuzatwiringira niwe dusabye tubera igisubizo tugirire neza iriya nama turayisenyamuye iriya nama turayihungabanyije iriya nama tuyibonamo iriya nama tuyitesheje agaciro k'abagaragu bawe senyuke wambaragame senyuke wa migambi mibiwe senyuke mu izina rya Yesu aho wabereye muri uyu mugoroba turubatse hari izo turebe dushigikiye inkingi dushigikiye inkingi mu izina rya Yesu Kristo tore waka iriya nkingi yacu ikomeye kandi ntakagira umuntu n'umwe uzayibasha kwivuguruza kuko turi kumwe nawe uri mutabazi wacu turagushima ko kubikoze tugukomeye amashi tugushima mu izina rya Yesu Kristo Jameni Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, tunamutangaza yupo. Jameni Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, tunamutangaza yupo, tumeona kazi zake. Isaya 40:29-30 Isaya 40:20-30 Isaya 40:29 niyo iha intege abarambiwe kandi utibashije imwongerera imbaraga abasore b'imigenda bazacogora baruhe n'abasore bazagwa rwose amen subira niyo iha intege abarambiwe niyo izitanga intege ku bantu barambiwe bacitse intege kandi utibashije imwongerera imbaraga utibashije niyo izimwongerera imbaraga abasore b'imigenda bazacogora baruhe abasore b'imigenda baziruka baruhe n'abasore bazagwa rwose amen n'abasore bazagwa rwose amen ndahimbaza Imana mu gice munsi cy'uyu munsi Imana itwemereye kuba hano izina ry'Imana rihabwa icubahiro ndashima Imana kuyikaze mukomeje kuduha nukuri ndabihamisha kanwa n'umutima mwadufashe neza mwatwakiriye neza Imana ya Abrahamu na Isaka ibaheze umugisha ndashimira revera kuba warakiriye mu paruwase uyoboye n'abayobozi ba Vision mwese abakristo mwese data wo mu ijuru tazukiranirwa abaheze umugisha ndakira amatorero yose kuri uyu musozi yumvishe ko nari igiterane namwe muraza abashumba Imana ibaheze umugisha niyegereje abaririmbyi ndakunda korari ku rwego ntomenya uko nduvuka kunda korari nico gituma nzaza mbere bazabantumira ngatanga abakristo kugira gusa ngo indirimbo ya mbere yo kuramya imbe ndimo mbategere mwaramije neza Imana ibaheze umugisha amakorari yaririmbye mwaririmbye neza gisubizo minister
mwagize neza kudutumira perezida. Twavuganye mu kwa gatatu igiterane kizoba mu kwa 12 niwe wa mbere nasanze uzi gutumira. Yamambwira ngo mu kwa 12 uzotubera umuvuga butumwa tese kuvuze vuba aya ni ukugira ngo tuzabana. Iyo ni nyota kwari ukugira ngo tuzobane. Ndagushimiye, shimiye inshuti abavandimwe nabonye tuziranye twari tugize iminsi tutabonana. Bene data basabwa babyishimo ba Espoir Gilles inshuti yanje n'ababyeyi bari hano na mwene data Mwungura. Uyu nguyu yigeze kuntumira ngo nje kubwiriza ku Murambi. Ese habaye iki? Habura inzira zo kuzamuka. Zamuka utegura igiterane ku Muramza nanje mbone rero kuwamenya sinazi tuje kubwirizayo. Inzira zabonetse kibazo. Ndashima Imana ko twabonanye. Imana ihabwe icyubahiro. Tuvuge amen. Amashyi sorire nza nibagirwa twambwe usindiko nivuga kanivuge kuko nza nibagirwa kwivuga sinza meza umwanya ngimbere. Nitwa Cyubahiro Michel, ni umupapa mfite abana 6, mfite abakwe 2, mfite abuzukuru 4. Abantu benshi bazabambona ngo ndagasore nakana nakuriye mu rugo nyine nuko. Imana ishimwe yandiriye gutyo. Imana ihabwe icyubahiro. Ndashima Imana kukubona duherukana Kenya ejo bundi yambwiye kwaza wamfashije. Imana igweze umugisha. Ndazirikana urukundo ni neza zagukunda naje zagushigikira. Abantu bataza bashigikira ivuga butumwa abo ngabo nabo bafite indwara mbi. Mushigikirane kuko urugenzi ndabuza gushobora wenyine no gushigikirana. Dushigikirana baduhaye teme ivuga hejuru y'imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana niyo iha intege abananiwe kandi ngo niza yongera imbaraga abatenderuke. Imbaraga z'Imana twazivugaho na gatanu nijoro tuzivugaho kuwa gatandatu ariko reka ndavuga imbaraga za Yesu yakoresheje zitanu azahana mu isi. Imbaraga zitanu Yesu yakoresheje ari hano mu isi. Na uzishake ni uzoshobora isi n'umubiri na Satani. Hari umuririmbyi waririmbye nari izi ndirimbo zo gushimisha ku rwego rukomeye mushumbaro. Nari izi ndirimbo zo gushimisha zose ariko zimaze kugenda kubera turiya turirimbo tuduce no. Ariko ari indirimbo zivuga ko yabambwe yarabwije azo kuboducu tushimishe ukiza karugo karuga kutusha ishuru tuzareba tuti tumushimire ukiza karuga kutusha ishuru tuzareba tuti tumushimire ukiza. Yavuye muri to ashamishyura bicarane n'Imana tumushimire ukiza. Yesu yakoresheje imbaraga nyinshi ariko muri izo nyinshi ndavugamo imbaraga 7 Yesu yakoresheje ari hano ku isi. Abantu ntibabwiriza Yesu baba basa ngaho bigishije ka muntu nabwiriza akarangiza atavuze kugaruka kwa Yesu nawe aba yigishije ka kuko refure y'abakristo no kugira abakristo ko tutari n'imbaraga tutari no mu minembwe iwacu ari mwisho. Igihe turino iwacu ni ruguru, igihe turino twahungiye imbaraga, igihe turino ariko umutima uzukubwira ko finale tuzataramana nabera ku bwami bw'Imana. Kandi
ikintu kimwe n'imbaraga z'Imana zamusuye ku musaraba. Kavuga ibyo bintu kandi ndabivuga nyiruka kugira ngo utajana umwanya muremure. Hari ibikorwa byinshi kandi ndabizi igiterane cyabaye ababikora. Imbaraga za mbere ni za Mwuka Wera. Yesu yataza n'Umwuka Wera tiyoshoboye inosi n'umubiri na Satani, ariko icyagiye kimubashije n'imbaraga za Mwuka Wera. Yarazaza gutwara Imana imuha ubushobozi, Imana imuha imbaraga, imuha Mwuka Wera, zose irabimanuka biramubwira ngo genda uhangane n'abazimu n'abadayimoni. Buriya haba amamuna menshi y'abazimu n'abadayimoni, ariko reka mvuge amo nimwe igice kimwe kiba hano mu kirere. Kimwe cyatangiriye amasengesho ya Daniyeli. Ngo yatangiye gusenga gutya marayika Gaburiyeli azana igisubizo ngo abacunga kirere, hariho abantu bazabacunga ikirere abazimu n'abadayimoni, ngo bimira amasengesho ye, ngo bamenye yuko amasengesho bayimiriye. Bamanura Mikayeli akubita ikirere, aramubwira ngo ngende utange mesaje urasanga amagaze yawe usubire tuzamuke. Rero tudafite Mwuka Wera, tudafite imbaraga za Mwuka Wera, ntituzoshobora tuzananirwa. Abantu bagomba kugira Mwuka Wera. Mu byakozwe n'intumwa 11 n'umurongo wa 8 haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga Mwuka Wera n'abamanuke, ariko muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudeya no kugeza ku mperezo. Bose bari hamwe mu mwanya umwe, bahuje umutima, bicaye, amaze ngo umuriro uramanuka, ibindi bisa n'umuriro biramanuka, bose buzura Mwuka Wera. Petero wagira mu bwoba, Petero wari waracitse intege, ngo yishe arasohoka mu bihumbi by'abantu, arababwira ngo urya mwishe, urya mwabanze, urya mwahanze, urya yagiye mu ijuru, urya niwe wadushoboje zino mbaraga. Tutavuga mwami saba Mwuka Wera. Dusome ibyakozwe n'intumwa 10 no kuri 38. Ko watinzeho 10 n'umurongo wa 38 wahagutse. Yego so wihuza kabisa. Ni ibya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamushatseho Umwuka Wera. Niki subiramo. Ni Yesu w'i Nazareti, Ni Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamusutseho Umwuka Wera, uko Imana yamusutseho Umwuka Wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza, agakiza bose atwaza igitugu, abo Satani atwaza igitugu, agakiza bose, agakiza n'abarya Satani atwaza igitugu. kuko Imana yari iri kumwe nawe, kuko Imana yari ari kumwe nawe. Amen. Subiramo ibyo ndananivaho. Hari tubiri ntindaho. Ni ibya Yesu w'i Nazareti, baravuga ngo ni ibya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamusutseho Umwuka Wera, Imana ya Aburahamu na Isaka imusukaho Umwuka Wera n'imbaraga, iramubwira ngo ngize imbaraga, akagenda agirira abantu neza. Yesu ngo agenda agirira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, ngo agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari iri kumwe nawe. kuko Imana yari kumwe nawe. Saba Mwuka Wera. Niyo abantu b'ubu nyine, niyo abakristo b'ubu nyine mwaba muca Mwuka Wera amazi, ariko Mwuka Wera aracakwaza. Ejo bundi nazanye n'abantu mvuye Gisenyi, bagenda impaka mvuze iryo jambo, ndamubwira ngo uvuze gute, aravuga ngo ngwibo ngo ntazayemera ko Mwuka Wera ngo avugana n'abantu. Ndamubwira ngo si gusoma Bibiliya, arambwira ngo ca wasoma ikihe gitabo, ngo yasomye verisi imwe mu gitabo sinyibutse cy'isezerano verisi imwe, none uko uzusoma nawe muzane mu bapasiteri babwiriza. Ndamubwira ngo Imana izivugana n'abantu, niba barasomye Bibiliya yavuganye na Eliya,
yavuganye na Daniyeli, yavuganye na ba Elisa, yavuganye n'ibihumbi n'ibihumbagiza naje izivugisha. Mwuka wera arahaye, mwuka wera aravuga. Ntitwoshobora iyi si tutayobowe na mwuka wera. Bashumba ntimwoyobora amatorero mudafite mwuka wera. Ntitwakora ikintu abayumva ntimwoba abayumva mudafite mwuka wera. Nimusaba mwuka wera gisubi. Mwuka wera nabageramo azabagira abagabo, abagira abanyabushobozi, abagira abanyamutwaro, abaheza imbaraga. Muzi igituma abantu baba bakora iby'ubwigenge nuko nta mwuka wera. Titwavuga ngo amen. Basabwa iyo umuntu yanewe akagera kuri degere yo guhera azasigara anebwa ibyo yabaga. Yarujujwe yakiriye mwuka wera agasigara ukiritika ngo buriya buhungu bwarasaze, ngo buriya bupasiteri n'ubuya uku muza mubona urakayayo oya we guhaguruka urebe mu bakristo haguruka. Yane ko murabona n'umugabo uko ameze n'akayayo agabwe gusa. Muzi gitwe baza batwita tuyayo byishimo n'ubunebwe bwa mwuka wera. Ariko nta mugabo wakayayo wo kwigisha abana batandatu bakarangiza ishuri bakarya bakambara bamaka bakavuga ngo n'akayayo. Mwuka wera yaragushize, ariko abantu bafite mwuka wera bazabumva ibyima bagakora ibyima bagakora ibyo mwuka wera ashaka. Ariko uyu muntu yanewe titwavuga ngo amen. Nimureke twakire umwuka wera. Cyakora muzahabwa imbaraga mwuka wera n'amamake. Saba abagabo bo kumva Yerusalemu ni Yudea no kugeza ku mpera. Muzi gituma abahungu bari mu kugura amapataro ashangutse kandi harimo mu isoko adashangutse. Mwuka wera yarashize kubera ko yagiye mu irari ry'isi na kamere y'umubiri amaso agahunga. Urakaza kwisuku iyo umuntu yavuye muri mwuka wera aba ameze nk'impumyi, n'impumyi baba bandata kuri atazamenye yawe akamaje mu isoko kandi hano mu bugani numiwe ciye hano ku mwana na mapasanga isoko gusa ibo ntibagiraho guparika imyenda n'ibitoki n'ibijumba biri kumwe. Akibuganda mukubita ibuganda amashi Uganda niho hamwe. Titwavuga ngo amen. Titwavuga ngo amen. Nkubwishije ukuri kw'Imana basa iyo umuntu atakiyoborwa na mwuka we aza kuri patara ishangutse harimo zidashangutse. Ese wabaye gute ko wazanye patara ishangutse ngo muze ngo urashaje ibindi byo bigezweho? Nta bigezweho, mwuka we yagushize. Muzi gituma abantu bambara amapataro ntabikaba agatipa ipataro akabutura k'imbere kakagaragara, mwuka we yagushize. Muzi gituma abantu batabisokoza bakadefuriza ari abahungu, nta mwuka we. Ndabarahiriye ukuri kw'Imana ndasenyagura ibintu ngende. Ariko umuntu w'umugabo iyo defuriza yamara akaririmba ukavuga ngo umuntu yuzuye Pentekoste. Titwavuga ngo amina yewe. Titwavuga ngo amina. Reka babwire ibintu mwuka wera azakora. Titwavuga ngo amina we. Mwuka wera azamuhanisha ibyaha akakubwira ngo reka iki amara gutya genda gutya vuga gutya. Mwuka wera yatewe n'umwarimu uzamwigisha umuntu akamwereka ibyo agomba kureka n'ibyo agomba gukora. Titwavuga ngo amina we. Bantu banebwe barapfa barahwera, abapasiteri turabareka turabadebekera ngo nitubakoraho ngo base baragenda nibabarekeremo. Ariko mwuka wera naza azabagira abagabo bo kumuhana. Muzi gituma muri mugasonesha ukuboko k'umukundi mukaguca, mwuka wera yapfuye. Mwuka yarakamutse. Ni umuntu
yayiteye. Haleluya. Izayumva abantu babiri uko mwese ndimumvisha icyo mvuze nije wayiteye n'uwo nayiteye. Hari abantu bazaterwaho haleluya bagasa n'abateweho amaboko bomba tuzi twanda tuzitere dutere za bomba. Tukavuga mami ijambo rya kabiri Yesu yagiraga imbaraga z'ijambo ry'Imana. Iyo tudafite ijambo ry'Imana nta mbaraga tugira. Urashaka imbaraga, soma ijambo ry'Imana. Dusomere kwa Luka 4:32. Iri jambo sindivuga ruca ijambo ry'Imana. Neno la Mungu tamu, neno la Mungu tamu, kulisoma ni tamu, kulisikia ni tamu, neno la Mungu tamu, batangazwa no kwigishwa kuko ijambo rye ryari rifite ubushobozi. Ariko Yesu ngo abantu batangazwa no kwigisha kwa Yesu ngo kuko ijambo rye ryari rifite ubushobozi. Muzi igituma amagambo yacu atagira ubushobozi nuko tudasoma ijambo ry'Imana. Ariko dusomye ijambo ry'Imana abakristo tugira imbaraga. Umunsi Yesu yari mu butayu iminsi 40 n'amajoro 40. Satani yamagoboka ntaza atinya abagabo bagize amafungu, ntaza atinya abasore bagize amafungu. Satani azatinya ikintu kimwe ni neno la Mungu, ijambo ry'Imana. Aramubwira ngo se kwa bwe n'umutara inzara kuri kwishe wahinduye ibuye ukarihindura umutsima. Aramubwira ngo umwana ijambo ry'Imana riravuga ngo umwana w'umuntu utatungwa n'umutsima gusa bari neno la Mungu. Ijambo ry'Imana nibyo Yesu yakoresheje ngo iyo yavugaga abantu ngo bumvaga ari ijambo rifite ubutwari n'ubushobozi. Tuvuga mami ijambo ry'Imana. Hari niba baririmbye soma Bibiliya tayibaho tayibaho yo ntabwo kabavuga byo ngiye ko ndafasha soma Bibiliya urashaka imbaraga z'Imana soma Bibiliya. Urashaka gukomera mu buzima soma Bibiliya. Urashaka kuba ukomeye no kuzamuka mu ntera soma Bibiliya. Nabwiye abantu ejo bundi ndababwira ngo uyu muntu asoma WhatsApp neza yahuye n'umuntu w'inshuti cyangwa bavuga amagambo ntazi mfasha kubesha azaseka ukaza ngo umugore karisekesha ariya karateguruka ese madamu bawe waye hari umuntu wari twatuvuga ikiganiro kiba cyaryoshye kuri WhatsApp ukumva ko aseka naje zaseka nabuze useka WhatsApp zidusekesha katuni zidusekesha. Hari akaririmbo kagezweho kaza kavuga guteba nakaye kariya ntabwo muhamureba kuri TikTok kari mu gusatana umugabo agatemba agahora muri saro kwa musanga abana basese bose. Reka nkubwize uko kw'Imana niba umukristo asoma Bibiliya hari igihe usanga aseka ugasanga ubundi kararira kubera ko asoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo rizotuyobora muri uru rugendo. Ijambo ry'Imana niryo rizaduhesha imbaraga. Ijambo rya gatatu Imana Yesu yakoresheje yakaza akoresha imbaraga z'amasengesho kuomba. Soma Luka 5:16. Ihute papa ihute. Abonye byabaye kuri uwo muntu 5:16. Mumwitondere arahaba. Luka haravuga ngo ariko we abava
mu butayu ariko Yesu abavamo iherera mu butayu asenga aja mu butayu asenga. Niba umukirisitu umuririmbyi umudiyakoni umushumba, niba mushaka kugira imbaraga ziba, niba mushaka ko Yesu abongerera imbaraga, senga. Yesu ngo yagiraga abigishwa 12 ariko akagira abandi 3 biwe bakumva, Yakobo na Yohana na Petero, ariko ngo akabajana bashika akababwira ngo nimusigare gato senge, ngo agasenga ari wenyine, ngo abasigaho aja mu butayu aja gusenga. Ngo Yesu yirirwa agakora imirimo mu mujyi, ngo haba nimugoroba akunda umusozi, ngo akaja gusenga, yamanuka akazana imbaraga zo gutegeka. Tituvuga ngo amen. Nudasenga nta mbaraga z'Imana, nudasenga nta mbaraga zizokurushaho. Muziki tuma abantu bari gutera haleluya turayikiriza ngo nimumanika amaboko aheke, nta masengesho. Kitu yaheza waranewe. Amasengesho niyo asasambura umukristo. Amasengesho akora ibintu bitatu: aguha imbaraga, aguha amavuta, aguha igikundiro. Ni ibintu bitatu bihita bimanuka. Waragwereye tugisenga ngo ndatereza haleluya 20 wasitera ntibakwikiriza ngo ariko ngo kumwabaye gute, reka gutongana n'amavuta make. Yesu ngo avuye gusenga ngo ari mwivaje mwivuga butumwa, ngo agera ahantu mu muhana, ariko Yesu yari yitwaye Imana ye. Ngo agera ku muhana, haza umugore ngo warugize iminsi baramwirukanye yaravuye mu muhana, ngo apfa kumenya ko Yesu yinjira aravuga kuri kw'Imana kubera ko Yesu avuye masengesho. Uyu munsi ndamusanga ndakoraho, ndakora kumwenda ndebe igitangaza. Umukobwa ngo arasesera isazi amaraso, ngo arasesera arababyiga, ngo akora ku ikaju rya Yesu. Yesu yagiraga umwenda ikaju kirekire, noneho ngo agikoreho. Yesu ngo arahagarara abaza Petero, ngo se Petero ninde unkozeho? Petero ati tukazuma ko naje gukozeho. Tuko turakusunika twese, urabaza bavuga Petero yari kuvuga bamukozeho, yari kuvuga bamukuyemo imbaraga yarakuye ku musozi. Petero we wabaye gute Petero? Twamenye ko kwavuga wamukora ngo yamaza, aramubwira ngo ncugukozeho kubera imbaraga Yesu yarakuye ku musozi. Agira umugore ngo genda kwizera kwawe kuragukijije. Kitwavuga amazina yatusenga tuzuye imbaraga z'amasengesho, tuzadutegeka indwara zigakira. Hari undi munsi yaje kunda Yesu yagiraga confidence itameze nk'iy'abantu. Wewe bari kugukanga ngo umugabo ngo afite ifaranga ariko aragukanga, aho niba zifite azanagurira se, ako nta muntu ungangaye. Espoir mvuge ya makuru, umve kubwire basa n'ubu umuyumbe w'umwuka urugamba ruza gutsinda. Umunyamasengesho ntaza umwuka, umunyamasengesho azomera nk'intare y'inkazi. Umupasiteri w'umunyabwoba akazi kazokunanira. Umupasiteri agira confidence akazavuga ngo mpagaze ku mahame y'ijuru. Imana ibaheze ubushobozi bwo gusenga. Muzi iyo dupfukamye wabwira Imana mu mahombe, abantu baza baryama cyane muzuke musenge, akakubwira Imana mu Mana ya Aburahamu na Isaka. Imbaraga z'ubwiza bw'Imana zibana itorero ryawe ryabikimara. Umugore nakamuheza imbaraga, umugabo nakamuheza imbaraga, ukazunguruka mu rusengero ukabwira Imana mu Mana kubita imbaraga z'abasimu n'abadayimoni. Senga abantu bije mu rusengero bagatangira kuzuzwa. Warangiza umugabo w'umunebwe wapfuye wahwereye kuba afite ifaranga akazasigara gukomande, warapfuye. Yesu zori yakigenderamo ngo yikoze mu mudugudu yayirangaza ati muzeho atakana suze karembye none Yesu atoya sifite umuda wo kujiya ndacana evangelio titurajana uragenda byanka bikora igihe ngo akamwinge intumwe turukinya imibiraye ngo reka kurusha umwigisha zarangiye. Yesu ngo yumvajaja yabamubwira ngo aho zarangiye aho ngaho niho zaje tugende ngo bama bashinyama yariro birashoboka ko yari kagenda kugeza rero umwana n'ibintu none karanyirika inyuma umwana yapfuye ngo bama bazana ngo bashike basanga abagore hanze ko
bararira murabizi ku kiriyo kandi urira nta kibazo ugomba kurira uwawe n'ubwanyu ngo bararira kandi iyo babonye abashitsi baje namwe kurira kuza kuzamura volume murabizi ngo bamwe bazamura volume babonye Yesu na saga bayiwe basuragira ariko umukristo azarira ngo suraje ariko umukristo niko tuzuka ko barabuze wanyu ngo se ngo mama Yesu twewe ngo se kutura warakushuye na ngo umukristo azabura ngo turaje dutegereje Yesu rira urire cyane urira byo ariko urire neza pana kuri wawe utamaya Yesu ngo barashitse atase yayi umwana ari tumwana ari mucuma tiyaho hayita ku bagore babari yamaze ati gakobwa kare zukama agakobwa kare kakaroza Yesu bategekisha mu gikomere ngo abwira abavyeyi ngo nimuhe ibiryo muziki tumerevuze ngo nibaheza agakobwa ibiryo nuko mukunda kurya ryarya abakobwa mukunda kurya niba kubera uwacumba karangiza adakoze ku munsi wo kumwoka ngo kwimana ngo fafana ngo ndahigeje ngo niko numva umwuka wampagije wahanze n'umunsi wo kumwoka akunda kurya gusa titovuga ngo amina senga umukristo asenga senga niba ushaka imbaraga senga kugira ngo imbaraga z'Imana zikube hejuru jambo ryaka imbaraga z'Imana ziza imbaraga Yesu yakoresheje urukundo yaravuze muri abakorinto ba mbere 13 murongo wa mbere haravuga ngo nuko navuga ku ndimi z'abantu ngo nkavuga neza abamarayika ariko ngo tafite urukundo ngo bapfibutse k'icuma kivuga muziki tume turi kunanirwa muri urugendo urukundo rwaraka abantu tibagikundana abapasiteri bakundanye abamama bakundanye nukwerekana gusa twanezerwa ariko udeka kubwisukuri niba ufite mugenzi wawe udakunze Yesu ndiwo gukunda tukabije na Yesu yarabivuze basa baravuga ngo niba utavuze ngo murambunda kandi wamwemeza soma Abaroma 13 n'umurongo wa 10 twumva uko Pawulo yabwiye Abaroma hejuru y'urukundo gisubizo mukundane nibwo data wose yaravuze ngo kuko Imana yakuza baringize cyane ngo uzatumita umwana wawe ukiri kugira ngo umwizere wese atarimo ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho titwavuga mami soma da haravuga ngo ufite urukundo haravuga ngo ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi nicyo gituma urukundo ariko usoza amategeko rwonyine subiramo basanga we kurasoma neza da ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi uri mu kugira mugenzi wawe nabi gute nicyo gituma urukundo ariko usoza amategeko upendo n'umbuto z'umwuka we urukundo rwe ndi imbere y'Imana ashinzwe umunsi nokozana na revera wanje nova muri iryo kanisa kaja muri ibi kuko sinosenga ndafite umuntu twumvikana abarevera bari mu gusurikana kugira ngo nibita byabaye mbisa nanje urukundo ruke bakubisa bo basufite iki abamama gatsiko abagabo bakamagira gatsiko kubera urwango gusa ukatutubiza mu mutima bakamagira gatsiko k'abagabo 6 cyangwa 7 bakazamurwa ngo tugirire abayumbe nabi mama we umunsi wawe uriho kubera urukundo ruke musho umuntu ari mu baba ashuguma mu wiwe agahwera ariko yumutiye mu rukundo agahwera akabakasha mu kazi k'abafundi muri numveze kuzo kwirinda ngo hari abantu ngo muri quartier batanu babana iki akafata uburoso yamara kugira uburoso ishari rikamwica
wundi kubera urukundo umwana wundi azatsinda nawe wawe azatsinda nuko gusa wagize urukundo vita inaendelea vita inaendelea sikia habari za vita inaendelea vita n'abakobwa kugira bagenda ngo bariko barabahana ngo basigara n'abafite abakobwa nyoka ari muvugo wangu uzukomesha uzamukomesha dukunda kuko Kristo yadukunze niko tuzabona Imana iri jambo Paul kubitira amashuri ku rwego gusezera ngo kumvera ngo ubundi tukiyatukumva neza niko muri bo ati nitwatukumva neza sezera sawa mu gitondo namaza ibitabo byose nikasha nga mushakundi none ndagomba kubwiriza abantu batabaye mu mare n'amata bamabaza mundi bamamushira ariko mwaje muge Imana iravuga muzosubirayo ko barikaragaza ariko bazomuhamagara ariko Imana yacu ivuga we titovuga ngo bino baje kunyiruka huyu ati bikanisa kali yasigaye rifa ngwino ndasubira ndagaruka no ndababaza ngwese no muranyumva ati reka ahubwo turakumva cyane reka kabayo amasaka bayo umuntu uzabana kure kurikashe ni yawe warayibyaye se wowe warayibyaye bahaye undi n'abagabo ngo rijemo gusa ngo bajye bacari benshi ngo mu ikanisa ngo akamavyiba akamera nka kurya kw'indasi bakusema bakashima ekura heza abandi nabo bakore kuko Yesu yoni bose yarahavuye arekera Yoshua aragenda n'abandi nawe urekura abandi nabo bayobore titwavuga ngo bino haleluya mugira urukundo rwo muri Kristo jambo rya gatanu ni rya gatanu cyangwa ni rya gatandatu Yesu yagiraga imbabazi barakayagiraga imbabazi zihebuje yababariraga abantu bose nta muntu Yesu atagiriraga imbabazi mugira imbabazi mubabarira wanyine soma kubirana uza wihuta kumubabarira kubera ko nutababarira mugenzi wawe Yesu ntazakubabarira soma Luka 23:34 ndangirize ku ijambo ryawe haravuga ngo Yesu aravuga ati data ubabarira kuko batazi icyo bakora bagabana imyenda ye barayifindira emere hari abagabo babiri bakoze ibitendo bikomeye mu isi ni Sitefano na Yesu umunsi Sitefano baje kumurenganya bamurega ibinyoma abagabo babacacurura bari bahawe n'udufaranga ngo baramurega ngo bamare kumurega ngo batangira kumutera amabuye ngo bamutera amabuye ngo apfukama n'ivi ry'iburyo ararama mu ijuru ngo namubonye datari iburyo bwiza Imana ubababari ngo kuko batazi icyo bakora abantu Pawulo ariwe Sawuli ngo ako kantu kamutonyanga mu mutima ngo yerekeye iriya feri kwaje i Damasiko mukaba yakora gutungura Imana amubwira ngo sindayitegereza iki Pawulo aramubwira ngo se ninde mwami we kamubaha ntibagufate wahumye bakurandate bakujane kwa Ananiya mwuka wera agenda kubwira Ananiya ati nguzaniye umukozi wanjye ati reka umubandi umaze kwica Sitefano
genda ubatiza umuntu Pawulo arabatizwa yemera imbaraga z'Imana ubababare kuko batazacora Yesu kumusara yarababwiye ngo data we turakara tugira n'ikibazo ko bambaza ubababare kuko batazacora niba Yesu yarababariye abantu bazamukubita imisumari wewe umuntu yaguhejeje imitwaro ibiri urimo kwa kugenda warakaye nyabo nababarira imitwaro ibiri mubabarire Yesu nawe yarababariye nimubabariraga kuko data mu ijuru nawe yatubabariye ijambo rya nyuma ari ryo turangirizaho nimbara zamuzuye mu bapfuye Yesu yakoresheje imbaraga ziramusura mu bapfuye ntabwo ndangirije soma da Petero wa mbere 1:3 Petero wa mbere 1:3 imbaraga zasinze aravuga Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se kandi ari nayo se ishimwe kuko yatubyaye ishimwe kuko yatubyaye bwa kabiri kuko imbabazi zayo nyinshi imbabazi zayo kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo amen tuvuga amanywa iri jambo ndarivuga ntanze kubitaho gutanga agasuku yarukiye ko turi mu mwuka turafashwe tugeze kakapusha Simoni ngwatiriva mushobeka ngwarangiza herekira hibuye ngwarangiza abagabo bataha basigara n'inzu n'abasirikare b'abaroma kandi ngo bari bazi ibisirikare ku rwego rukomeye ngwarangiza abasirikare bamara bacunga barababwira ngo mwirinde ba Petero hari igihe bongeregeta bakaza kumukuba mu Yesu si umugabo wo kunyeregeta Yesu ni umugabo ukomeye ugira imbaraga zihebuje titovuga mami nawe none abasirikare baratega wagatatu nijoro bake wagatatu baratega Yesu abatega amaso bari babonye batega ku wa mbere bamurukere ariko Yesu wabaye wa mbere wabaye ifura mu basutse ngo ashaka igituma
ngo arakibomboranya nk'ikibuye abasoda barabandagara bikubita hasi ndababwira abantu batatu batangaje ko Yesu yazutse bambere bavuga ko Yesu yazutse abasirikare ngo babandadutse bazutse basanga igituro cyamenaguritse ibuye rirahiritse ngo barebe ngo basanga nta muntu mayiti baramubura ngo barazamuka babwira abakomanda babo abashefu barababwira ngo yewe wa mugabo birashobora ipara ko yazutse hanyuma bafande barababwira ko sibyo n'ibiki mutagiye kwamamaza Yesu nabo ngaya mafaranga igiturire cyatangiye kera ngaya mafaranga basha hakazogira umusodo uvuga abasirikare ati dutuye ifaranga ati tuvuga hari ibanga hari umwe wacu babwiye abandi bagabo mu nama barangije inama aravuga ngo aya ni amagambo y'abagabo ngo aya si amagambo y'abagore yamba babwira imbere y'abagabo ati jewe ijambo ryo guhisha Tereziya ndamubwira arantegereje ntarasinzira ariko uwo mugabo ni umukristo azaje mu ijuru n'abandi barababwiye nuko bikomeje n'abandi baravuze batuza tubabwira tukavuga ati yewe byabaye kujya niceceke abagabo bavuga ngo ni ibanga warangiza abasirikare bavuga ngo bakagira gusaba abasirikare bakubise ifaranga mu mapeni bayazamutse umugore ati karibu sheri muvuye mu kazi ati akazi kabaye ariko sheri uzi ijambo Yesu turaturinze yamenye ibituro yazutse ariko batubwiye ngo ceceka undi nawe ukabwiye sheri tugifaranga gusa aravuga mama abagore we mama ceceka agakwega inshuti ye tuza Yesu w'i Nazareti yazutse ngo abagore izuka abantu babiri bakabiri bamamaza amakuru ni abagore Mariya na Magadalena ngo bazindutse ku gitugu ngo bagenda biruka ngo bagiye gushira ibihumura neza kumva ngo bagiye kwikubita amasaka ivi irarangaye ngo Yesu yicaye ku ntebe kuri ryamye arababwira ngo bagore bene data ngo se ko murashaka iki barababwira ngo turiko turashaka Yesu ni gute mushakira umuzima mu bapfuye Yesu yazutse mugende Galilaya uje kubwira abantu Petero ntabwo zapfuye tukavuga ngo amen de la sorte passer de go t'amener de banda la salaba qu'il te bandine va fidèle ton pas moyen d'attendre la rade de go qu'il te fide salarié il Yesu yakoze hati Yesu yazuye rasha akora iki hati yakiza abarwayi benshi ngo baba bageze mu mudugudu baba mu birama Yesu hari gaza yitokeza mu bibazo zacu Yesu hari gihe gusanga kubaba akamuhumuza none ko gihe kandi turagiye mu nzu ngo bashikara babwira ngo sata mutsima hamugara ngo barahuza baramanya ngo barawushimira ngo arawa Yesu yakoze process tatu munsi
yageze aho bakayini bari babohewe arababwira ngo kayini amakuru n'amabi kayini ati nibeza ariko imibabarira twishe muba mugumye hano kumwe mubabara uzogeza itazogaruka kubaciraho iteka mwebwe ati muzobaha arasimba ashimira muri salo baburahamu baryo arababaza ngo se mwebwe n'amata twebwe dutegereje gusa kuzoza guca amateka atujana mu bwami bw'Imana arababwira ngo mundi imbere gato mwebwe simbasiga hano ndabashana muri paradizo muzorindira bene da ngo aratikukagera ahantu muri salo yarimo satani n'urupfu nakuzimu ngo babatangara ko rupfu wabwira kuzima ati sinamuguha ati namusingiriye satani aho babonye atariya Yesu ngo yitokeza akajitokeza haleluya ngo yitokeza satani asimbaraga ziba muri Yesu ngo yikubita hasi agenda yiruka ari anuka ngo atifunguze Yesu ngo atora ifunguzo z'urufunguzo ngo yandise arasamuka akamuka azabura Abrahamu baratuye muri Yerusalemu kuva saa 3 abantu bakaza bari kuriya ye asagaruka kutujana ibanga samuye asagaruka ataruye igishirije cyuko Yesu yazutse ihute